Abaduteze amatwi kuri Deep Hill TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri wa gatanu tariki 16 Mata 2021. Tubaha ikaze rero tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Nk'uko bisanzwe buri munsi rero tubategurira ikiganiro kijyanye n'isanamutima n'inama zitandukanye, cyangwa se hakazamo ubuhamya bw'abantu batandukanye. Uyu munsi nabwo rero tugiye kongera kubaha ubuhamya bw'undi muntu yitwa Oreya. Agiye kutubwira ubuhamya bwe, ariko uko nabukurikiranye ni ubuhamya bushingiye ku ijambo cyangwa se ku magambo tubwira bagenzi bacu. Ese amagambo tubwira bagenzi bacu tubanza kuyatekerezaho? Ese aba ari amagambo akomeretsa? Ese aba ari amagambo abahumuriza? Nicyo kintu tugiye kureba uyu munsi. Ariko mbere y'uko tujyamo in deep ngo turebere hamwe ijambo cyangwa se amagambo tubwira bagenzi bacu ko agomba kuba ameze, tugiye kubanza duha umwanya mwene data abanza tugezeho ubuhamya bwe, noneho tuze gukomeza nyuma. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mbanje kubasuhuza mwebwe mwese abakurikiye ubuhamya bwanjye, ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mu buzima bwanjye. Imana yangiriye neza. Ubuhamya mfite ni ku mbaraga z'amagambo mabi yagiye avuga ku buzima bwanjye, uburyo yagize ingaruka ku buzima bwanjye. Nagiye mbana n'umuntu, hari umuntu twabanye akajya ambwira amagambo mabi yo kunkomeretsa, harimo ibitutsi: nta kintu umaze, nta kintu uzageraho, nta bwenge ugira, ubuzima bwawe buzagenda nabi, uri ikintazi, mbese amagambo y'umuvumo. Ibyo rero byagize ingaruka ku buzima bwanjye, nkura ntisanzuye mu marangamutima, nkura nta muntu nabwira ibyanjye, nkura numva ubuzima bwanjye bubishye, nkura numva nta muntu wambwira amagambo meza, nkahora ntinya kujya mu bandi, ubusabane bwanjye n'abantu burahungabana, imitekerereze yanjye nayo irangirika. Hanyuma naje guhura n'abantu basenga, nanjye mbajyamo ndabakurikira. Muri icyo gihe rero nibwo natangiye kugenda mbohoka nsenga, batwigisha ku ijambo ryitwa gutanga imbabazi. Intangiriro rero yo kubohoka yatangijwe no kubohoka mu buryo bwo gutanga imbabazi. Mpera ku muntu wese wagize ikintu avuga ku buzima bwanjye kibi, kuko numvaga ndi gukomeretswa n'amagambo abantu bagiye bambwira: wa gicucu we, nta kintu umaze, nta kintu uzageraho. Nkiga nkabona mfite n'ubwenge, ariko nkahora ntekereza amagambo: nta kintu bizakumarira, nta kintu uzageraho. Rero kuvuga amagambo mabi, kubwira amagambo mabi umwana, ntabwo ari ibintu bifite ingaruka nziza, ahubwo nibimusenya, nibimusubiza inyuma. Icyo gihe nanjye rero byasubije inyuma, kuko narabikuranye, nkura ntafite ubwisanzure mu mutima wanjye, mu marangamutima yanjye, mu mitekerereze yanjye, naho nkumva hari ahantu ndi kugarukira, nkumva byanze bikunze hari ibintu ntashoboye, hari imbaraga ntafite, hari ahantu ntagera. Rero gusenga ni byiza, bifite ingaruka nziza, bifite ubuzima. Nagiye mbaho mpisha, nkabihisha, nkatinya kubivuga, nkababarira mu mutima wanjye, ariko singire umuntu mbwira ko nababariye, singire umuntu mbwira ko hari ikintu cyababaje umutima wanjye. Nongera kwiga ikintu cyo kwatura, kuvuga ikintu cyagiye kibabaza umutima wanjye. Ntangira kugenda mbohoka nisanzura kuri bamwe turi kumwe muri iyo community dusengana, nkabwira nti nyamara njye mu mutima wanjye hari ahantu ntabasha kugera, hari ibyishimo ntabasha kugira, biturutse ku mbaraga z'amagambo nagiye mbwirwa mu bwana bwanjye. Hanyuma ndabohoka, ndavuga, ndatobora, ndavuga nti iki n'iki, ku bitutsi ibi n'ibi, amagambo nayo yarankomerekeje. Niba ari ungira inama akazingira, niba ari umpanura akambwira uko ngomba kwitwara, akanansengera, akangisha n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigenda rimbohora, ijambo ry'Imana rigenda ribohora ubuzima bwanjye. Aka kanya mfite umutima ubohotse, nshobora kwishima, nshobora kureba umuntu nkamugira inshuti, nkumva ni ibintu byiza, nkumva ni ibintu biryoshye. Ariko igihe cyose nahoraga mfite urwikekwe, mvuga nti buriya nawe, buriya yambwira ibindi, buriya nawe aje kunca intege, buriya nawe hari uburyo aje kumbabazamo. Rero aka kanya ndi muzima, ndabohotse kubw'ijambo ry'Imana, harimo kubabarira no kwatura. Imana ibahe umugisha kunkurikira.
ngira ngo buri muntu wese hari ikintu akuyemo ubuhamya bwa Oreya. Amagambo tuvuga iteka agira ingaruka mbi cyangwa nziza kubo tuyabwira. Murebe urugero rw'ibyo yari amaze kutubwira, ukuntu yakuze bamubwira ntacyo uzimarira, n'ubundi uri ikigoryi, n'ubundi ntacyo wowe umaze. Rimwe na rimwe amagambo tubwira bagenzi bacu ni amagambo abakomeretsa, ni amagambo abazanira ibikomere mu mitima yabo. Ese ijambo ubwira mugenzi wawe ubanza gutekereza kabiri, kubera ko ku isi uko Imana yaturemye, rurema uko yaturemye twese yaturemanye ubwenge. Nta muntu udafite akamaro ku isi, buri muntu wese ashobora kugirira akamaro mugenzi we. Ni nayo mpamvu rero tuba tugomba kwirinda kubwira amagambo akomeretsa bagenzi bacu. Hari agatekerezo kamwe k'umwami wari utuye ahantu mu kirorero kimwe. Uwo mwami ntabwo yari azi ko abakene cyangwa se abatindi bagira akamaro, ariko umunsi umwe ubwo yagendaga azenguruka agace yari atuyemo, yaje gukandagira ihwa abura urimuhandura. Ariko hari umutindi cyangwa se ba bandi twita abakene, abatindi nyakujya, yari afite igikwasi. Aza gutanga icyo gikwasi gihandura ryaho ryari ryagiye mu kirenge cy'umwami. Guhera icyo gihe umwami yahise yubaha abantu bose, yahise amenya ko buri muntu wese yagira akamaro. Burya rero buri muntu wese muri sosiyete afite akamaro. Guhera kuri wa mukozi ukoresha mu rugo iwawe, usanze atagutekeye warya utuvuye ku kazi. Ese wa muntu ukurerera umwana, umuntu wizera ugasigira umwana wawe ubuzima bw'amaraso yawe, kuki waza ukamubwira ijambo ribi? Mwebwe mukoresha abakozi mu rugo, kuki uza ukabwira umukozi wawe nabi? Uriya muntu arera cyangwa se abungabunga ubuzima bw'umwana wawe, wakagombye kumwubaha nk'ikiremwa muntu gifite akamaro. Ese kuki ubwira wa mukarani ukwikorera imizigo kandi wowe utabashije kuyikorera? Kuki wamwambura kandi yagukoreye cyangwa se yaguhaye serivisi? Ese utekereza ko nta kamaro afite kandi yakoze ibyo wowe utakwikorera? Niyo mpamvu mbabwira, nta muntu n'umwe utagira akamaro muri sosiyete cyangwa se mu isi dutuyemo, kuko Nyagasani ajya kurema abantu, buri muntu wese yamuremanye ubwenge. Twese dufite ubwenge butandukanye, buri wese afite icyo yakora, afite akamaro yagirira mugenzi we. Niyo mpamvu tuba tutagomba kubwira amagambo akomeretsa bagenzi bacu, tubabwira ko ntacyo bimariye. Hari ababyeyi bamwe bajya babwira abana babo, ntacyo uzimarira, wowe n'ubundi uzaba imbwa. Uba waturiraho abana bawe umuvumo. Umubyeyi udukurikiranye muri aka kanya, iga kubwira abana bawe neza. Niba umwana akoze ikosa, hari uburyo ushobora kumukosoramo. Ahubwo mwankuraje, muhe kuraje, mubwire ko afite ejo heza, mubwire ko ejo he hazaba ari heza, aho kugira ngo umuce intege. Niyo mpamvu rero mbabwira muri aka kanya, mwige gutekereza kabiri ku magambo mubwira bagenzi banyu bagenzi. Rero aka kanya tugiye kurebera hamwe isomo riboneka mu Baefeso, Abanyefeso, Abefeso igice cya 4 umurongo wa 29. Haravuga ngo, ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga, ahubwo mujye muvuga ijambo ryose ryakubaka ubugingo bw'abandi nk'uko babikeneye, kugira ngo rigirire akamaro abo muribwira. Mwese mukurikiranye rero ubu butumwa cyangwa se mwakurikiranye ubu buhamya, mugire icyo mubanamo, mugire isomo mubanamo. Amagambo mubwira bagenzi banyu ye ko amagambo abakomeretsa, ahubwo aba amagambo abasana imitima. Sindi bubarambere rero, mbifurije umunsi mwiza. Nyagasani akomeze kubaha umugisha. Murakoze.